gukizwa birabiha sinzi uko nabisobanura njye ubibabwira ntabwo ari za nkuru mutazi nje nabaye mu byaha ngirirwa umugisha n'Imana wo kuba mu gakiza nzi ukuntu ibibazo bikwica ukajya no gusenga ntivuge ariko nzi nuko ibibazo bikwica wakomama amabura abiri ukajya hayi ntiwibuke ko wanapushije maniga ibyaha biraryoha cyane n'agakiza kakabiha cyane ariko ingaruka z'ibyaha ni urupfu ingaruka z'agakiza ni ubugingo buhoraho ikibi cy'ibyaha ni ukubibira mu mubiri nyine uwusaruramo kubora ariko iyo ubibiye mu mwuka ukabiba ukijijwe ukabiba mu gitondo imbuto z'ineza ukabiba ku manywa n'ikigoroba umwanditsi w'ijambo ry'Imana yaravuze ngo nta muntu wo kudukomeza yaba pasiteri yaba padiri yaba mushumba yaba mwarimu yaba perezida wa korali ntawagukomeza Imana yacu ishaka iki Imana yacu irashaka ko tubabera kuko nayo yera ntabwo iduhamagariye kujya mu misa ntiduhamagariye kuza muri ADPR ntiduhamagariye kujya muri Zion ntiduhamagariye kujya he icyo Imana yacu ishaka nuko twese tubabera buri muntu mwitorera akabuwejejwe muri ryo maze warangiza ukareka kwiganyira ugahabwa imbaraga gihe uri umutambyi werejwe kuva mu bandi utakiri mu kabare utari mu kabyiniro utari kunywa inzoga utari gusambana uri umuririmbyi uri umukristo waba uri mu misa waba uri muri korali waba uri mu badezami waba uri mu baprotesta waba uri muri ADPR ukaba ufite titre y'ubukristo uba wabaye umutambyi none imbuto zikwiriye abihanye Imana ishaka nizihe wowe mutambyi wateranye uyu munsi nujya kwambara agakabutura uzambara agakabutura k'umweru nurangiza urenzeho agakanzu nako k'umweru abakristo twebwe uyoboye twambariye ku makabutura sate umukubita ijisho ukabona ikanzu irera ariko agakabutura wahengereza wakenura ukareba ugasanga yambariye ku ikabutura y'umukara aba bantu banyumva we narimvuze ngo y'agakabutura ari umukara imvura ikagwa bituma n'ikanzu yari umweru igira ibyasha muzababona hanze twiganye abo twasenganye abo twakoranye bari bambaye amakanzu yera amakabutura ari umukara imvura iguye biteza ikanzu kwandura mugasenga namubona ari umuririmbyi mugahanura namubona ari umuvugabutumwa ariko yatwibeta nimugoroba agasambana iyi imvura iguye kagakabutura yari yarambariyeho gahita kagira irindi bara ry'umukara rigacuyukira mu ikanzu yari umweru mbese wari wambaye ikanzu yera nk'umukristo ariko agakabutura kari ubusambanyi ejo bundi bamutera inda na ya kanzu yagaragara nk'ubukristo inyuma ukabona yanduye twamaze igihe dukorera Imana bayidushushanyiriza nk'iyo mu ihema bakayitubwira nk'iri mu ihema waza guterana utambaye ikanzu nk'iyaza wazakuriramo ngo ubwo nta Mana ikurimo waregukana ibisuko bati yakuvuyemo igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana turasanga mu Ivanjiri yanditswe na Luka ibice 3 turasoma ku murongo waho wa 8. Luka ibice 3 ku murongo wa 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aranditswe ngo ngaho nimwere imbuto zikwiriye abihannye kandi ntimutangire kwibwira muti ko dufite Aburahamu akaba ari we sogokuruza. Ndababwira yuko ndetse Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Amen. Ndababwira ukuri yuko ndetse Imana ibasha guhindurira abana Aburahamu muri ano mabuye. Amen. Turasoma nanone gatoya mu Balewi, Igitabo cy'Abalewi
ibice bitandatu turasoma umurongo wa 3. Abarewe ibice bitandatu ku murongo wa 3 aranditswe ngo umutambyi yambara ikanzu ye y'igitare n'ikabutura y'igitare abyambare ku mubiri we, ayora ivu ry'igitambo cyoshejwe cyakongowe n'umuriro ku gicaniro, ariyorera iruhande rw'igicaniro. Amen. Ko munyihore ntabwo ariko wanditse. Umutambyi yambara ikabutura yera y'igitare cyangwa se yera n'ikanzu yera, narangiza ayorera ivu ryakongowe ariyorera inyuma y'igicaniro. Siko namwe handitse nubwo ntabitondetse neza. Niho muga mufite ukuntu mureba umuntu akagira ngo arabyishe. Imana ibaha umugisha. Nishimiye kubana namwe. Abahageze namaze kwivuga n'ubundi ni Mama Divine na Divine tuziranye. Kubanyibagiwe nitwa ababyeyi Zawadi Georgette. Nababwiye ngo ndi umukobwa. Teranira kuri Bukane muri ADPR kandi ndi n'inkumi. Umusore uragira yerekwa ritambutse nta kibazo. Imana ibaha umugisha. Nishimiye kubana namwe muri aya materaniro nk'umwigisha. First mu mbabare nakererewe. Nateraniye ahantu mu karere ka Burera, nzi ngo turataha kare nsanga bafite n'igaburo. Mbona nimba avamo nkahita nza niruka ngo nje mu giterane, baragira ngo ni ibyaha bimpungije kujya ku meza y'umwami. Avuga reka manze mpazwe, nje tumaze guhazwa. Shimye Imana ko ngeze hano mutari mwataha. Imana ibaho umugisha. Tuvuge amen. Mwongere ntimuntererane, tuvuge amen. Shimye mwese, ntabwo nzi ngo byakozwe n'abangana iki, ariko bagize amahitamo mukanyizera uyu munsi mukumva ko nabo mwigisha. Imana ibaho umugisha mwese. Ntabwo nzi ngo nuwuhe nareba, wari wese Imana imuha umugisha. Uyu munsi ndi mu mavuta yo kuvuga Imana, muze kumfasha nimubisubiza inyuma. Sanzwe mvuga Imana ko tumenyeranye, Imana ntabwo yahindutse, ariko nge ndumva nshaka kuvuga Imana mu buryo budasanzwe. Uwacu yahoze aririmba ngo Imana yaratwimanye inshuro ibihumbi. Nshaka kuvuga Imana yatwimanye, narangiza nkasubira haraguru hariya mu Miyenzi ajya kwirira ibirayi n'ibiryo, niko abinaha tuvuga. Tena aleluya. Imana ibaho umugisha. Narimbuze ngo nshaka kuvuga Imana yatwimanye. Yatanze ingero aravuga ngo mu muhanda ngiye buri ishimwe ry'umunyonzi rimenwa n'undi mu buzima busanzwe mba ndi mu muhanda ndi umushoferi. Rero nzi uko uca ku bantu bagabwe cyangwa ugaca ku bantu Imana yatanze. Uwaca akunda kuvuga ngo urupfu rukwima imboni rwakubonye, biriya tugira ngo dusimbuka rutatubonye, ruba rwatubonye, ahubwo Imana ikabusanya amaboko ibitavuga Imana. Dushimye Imana ikomeza kutwimana umunsi ku wundi. Uyu munsi shaka kuvuga Imana rero yatwimanye inshuro ibihumbi n'ibihumbi. Imana shaka yandi guterana n'abantu nkamwe b'abajene. Hari indirimbo nifuzaga ko mwari shobora kuba nakerenga sanga mwayirangije. Indirimbo ivuga ngo Imana yo mu misozi ni nayo Mana yo mu bibaya. Nshaka kuvuga Imana yo mu misozi, iyo Mana akaba ari Imana yo mu bibaya. Nshaka kuvuga Imana ya kera, nkavuga Imana y'uyu munsi, nkavuga Imana izahoraho, ya Mana yabaga mu ihema ariko bikaba isigaye igendana natwe. Aleluya. Tena aleluya. Iyo Mana ntabwo ikiba mu ihema, ariko umbigenze turandiye. Twamaze igihe dukorera Imana, bayidushushanyiriza nk'iyo mu ihema, bakayitubwira nk'iri mu ihema. Waza guterana utambaye ikanzu nk'iyaza wazakuriramo ngo ubwo nta Mana ikurimo. Waregukana ibisuko bati yakuvuyemo, wazana mini bati ntabwo iri muri wowe, bakayitubarira iri mu ihema. Ariko uyu munsi twatoye referandumu. Imana ikorana natwe, Imana ibana natwe, Imana ivugana natwe, Imana iri muri twebwe. Aleluya. Ntabwo ikiri mu ihema isigaye igendana natwe. Imana ntabwo iri mu ihema. Divine murinzi Imana ni mushumba isigaye Imana. Iyo ni ya Mana ya kera yaje mu mivukire yacu. Uwaje umuramyi yaravuze ngo yadusanze tukivuka, irangije ngo iratugenya. Abari ikata kordombirikare ya mama wacu natwe ngo ivuga ngo nubwo muvukiye mu byaha ndabejeje ndabababariye, nimugende mubiho mwongere mubeho.
no ariko Imana imfashe we ngo iyo mana ngo no mu cyo gukura kwacu tumaze kuba inkumi zipfundika amabere niko Bibiliya ivuga ngo yadusanze dufite isoni ry'ubukumi bwacu. Isoni ry'ubukumi bwacu mumfashe kubyumva neza, babiteye imibare mu mubiri. Isoni ry'ubukumi bwacu nari ngo mbere yadusanze tuvuka mu gihe cyo kuvuka cya kindi umuririmbyi yavuze ngo umunsi mwiza nibuka nuwona yemereyeho. Nyuma yaho mu bukumi bwacu ni cya gihe uba utewe isoni no gupfundika amabere kwawe, utewe isoni n'intege zawe, niko byita mu Kinyarwanda mu mbabarire. Icyo gihe ni cya gihe uri kuvuga ngo nintera haleluya baragira ngo uki, ngo urabona ntitiye mu iteraniro ntaragira ngo ndasaze, nimvuga indimi barabikeka gute papa si? Mbese buriya ndamutse nitiye nkumva ndasuze we. Mbese utewe isoni n'ubwambure bwawe, utewe isoni n'ubukumi bwawe, ngo niho yaje arafata aravuga ngo kuko ufite isoni wambaye ubusa acira umwitero wongera ubeho ku yindi nshuro. Mbega Imana, mbega Imana. Hano ni muri kaminuza dushimye Imana, bitandukanye na senior bigatandukana na primary. Ubajije umuntu, nta muntu waturutse za Nyamagabe. Ewe ubwo hari n'abaturutse za Nyagatare n'abaturutse za Rusizi, maze baraza duhurira hano. Ndashaka kuvuga mu minota Imana imfashe ngira amagambo make mukanya Imana imfashe. Mbese nshaka kuvuga ku gaciro k'iyi Mana. Iyi Mana ya indi umuririmbyi yavuze ngo nkimara kwisobanukirwa tuyifite nitwifuza undi murengezi. Mbese mama wawe akikubyara yahise agufata ukigira amatandatu, ati uyu mwana yatangiye gukurura nkumva nayo mu mutwe araje, mama Divine turwaneho umugerageze mushagakoma. Ateye imbere gatoya agize amezi 9 ati mumushakire n'imbuto ibinyomoro mukandi dupotaje mu muhereza. Agize umwaka n'igice ati umwana atangiye kuba mukuru, uri kumuheka amaguru akakubabaza, musenajya musigira umukozi abandi musigire bakuru babo. Umwana yegeye hejuru 2 n'igice umujyane muri baby, ntabwo najya nigwa mwikorera Nyagataro, ubwo ntari kugenda mwegeza hirya yewe. Ese mwanije amata no kunyikiriza gusa n'umusaga gutyo. Imana ibaho umugisha. Ageze muri baby ari n'abandi bagira iterambere, yatangira primaire agahita murikira muri interina. Nyuma yo kuba muri boarding primaire na secondaire ndi kwivuga ntabwo nzi uko mwe mwize, akavuga ngo noneho yigaga muri kino kigo cyo hafi, reka tumujyane mu kigo cyo cyakure akamirika ubuzima. Icyo kigo yo kigezemo kugira ngo utazakinisha no kugaruka vuba, bahita bagwarija depoje pocket money kugira ngo uzatinde. Bakavuga ngo ashobora kubesha ngo ararwaye, bagahita batangana insurance tukwishyure mituweli uzivuriza ku ishuri, bagenda bakwegeza hirya. Ariko mu nyumve none wumvishe ko twageze kaminuza, hari abaturutse za Nyamagabe babohereza hano, baravuga ngo naho utaba mu kigo kibana muri gato ariko ujuca kenge ukuri. Niko ababyeyi bameze. Hari n'abagira amahirwe bafite iwabakomeye, bakavuga ngo ntacyo tukwishuriye kujya kwiga muri Europe cyangwa muri Asia cyangwa Amerika, bakakurenza continent imwe ugafata ya kabiri ukaguruka, uruntu abona rubibyimbye mu kirere atari yanakandagiramo akarugupakiramo. N'ababyeyi batubyaye badukunda. Ngo Dawidi abyitegereje muri iyo minsi, arebye uko bamukuye ku ibere, akareba uko bamujyanye muri baby, akareba uko bamujyanye primaire, akareba bamushyira sini, arebye kaminuza, ngo burya niyo utangiye gukura nk'ukungana nitugira amahirwe akagira umusore upfa kungwaho kabaranyemeye ntacyo. N'urugero ntanze. Ubwo ninjya ngaruka mu rugo nkabasura nkarara, mu gitondo bahita bakoza ngo mukoko utari gutaha byagenze biti, kandi ni wanyu waraye, bati kudataha hari ufite icyo kibazo. Dawidi abona ngo ababyeyi bagenda bagusunikira hirya, atari uko bakwanza ahubwo ari ku mutima umeze, ahita avuga ngo hashimwe Imana ubwo data na mama bantaye, Uwiteka we yarandaruje. Ahita afata umwanzuro aravuga ngo nta wundi njya nikomeza uretse Kristo. Aravuga ngo reka mubashimire niwe umpagije, hashimwe data wa twese mwiza, hashimwe Kristo wacu, kuko ababyeyi batwegeza hino bakadusunikira kuri we. Uyu musaraba wabaye ihuriro by'ukuri n'urukundo by'Imana ihora. Tuvuge amen, twongere haleluya. Yewe muntiza amatwi ariko we naribuze ngo ababyeyi batwegeza kure batwegeje aho Yesu ari.
umuririmbyi aravuga ngo noneho ubwo byanyegeje aho Yesu ari nanjye reka muganyira ibyonkenye byose. Aravuga ngo uhereye umunsi ndamwihereje kuko yampamagaye niringiye bwa buntu bwe, nzajya nogeza ibihe byiza byo gusenga. Dushimye Imana ko yaturemeye ibi bihe byo ku cyumweru, muri uyu mugoroba ikaturemera umunsi wo kunezerwa dusenga Imana. Iri teraniro n'iryabera, reka dukomere Imana amashyi. Maze dusomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo tujye twera imbuto zikwiriye abihanye. Izo mbuto zikwiriye abihanye ngo dushobora kwibeshya tukavuga ngo twavukiye mu gipasiteri, abandi bakavuga ngo bavukiye mu kidiyakoni, abandi ngo babatijwe bakiri bato, abandi ngo turi muri korari, abandi ngo tuba mu sinzi uko mwabyise byavuyemo. Mbese buri wese akagira aho yibarira, akagira ahantu yibarira, akumva ko ariho hamuhesha kuba uwo ari we none. Ariko umukristo yari afite ubuhamya nk'ubwo mfite nge mu buzima busanzwe, bitewe n'aho Imana yankuye. Abantu bajya bakunda kunsaba kubaha ubuhamya, hababwira ngo uko ugenda ubwira abantu ubuhamya, uko ugenda utanga ubuhamya, uko ugenda babyita ngo n'ugusasa inzobe ukihinduriza nk'isogisi, ngo niko niba ububwiye abantu 100, 70 muri bo bahita biga trike wakoreshaga. Uti n'urugero ariko nge ntabwo nibye. Uti nari umujura nkanyuza udutoki 2 mu mufuka, abangusopye ikintu ntubimenye. Ubwo hari abandi bari muri iryo teraniro baba barashatse uko bazajya biba ntibabafate, babibuze wabivuga bakabimenya. Niyo mpamvu gutanga ubuhamya, umuririmbyi bamushize imbere y'abera, baramubwira ngo tanga ubuhamya bw'uko wari umeze kera. Aravuga ngo singiye kuvuga ko naraguje, simvuze ko nasambanye, simvuze ko nibye, simvuze ko naroze, simvuze ko nari umusinzi, nge nari umugome, nuko impa Yesu ngo mbambirwe ku musaraba. Icyo kirahagije kuvuga ngo wari umugome. Imbuto zikwiriye abihanye niho turi. Ndashaka ngo usobanurire kuko yacyari nukure ku bugome wari ufite, wamara kubure kukitaba Yesu. Niko umuririmbyi yavuze. Narimvuze ngo kureka ingeso mbi wagenderagamo, warangiza ukitaba Yesu, aho ngaho niho uba weza imbuto zikwiriye abihanye. Noneho rero ngo ushobora kwitwaza icyo wari cyo cyangwa ukitwaza icyo uri cyo uyu munsi, ngo ntabwo ibyo ngibyo Imana ibigenderaho, kuko nariya mabuye ari hanze, nariya mabuye ari mu muhanda, n'ibi biti biteye hano hanze, ngo Imana ibasha kubifata yarangiza ikabiremera Aburahamu urubyaro. Wowe mu gihe utashoboye kwera imbuto zikwiriye abihanye, ngo ibasha gufata ya mabuye. Ntabwo ngeze abandi muri izi ngutiya navukiye mu gipasiteri, ntabwo navukiye muri korari muri Ecole de Dimanche, ntabwo navukiye muri ibyo mwita ngo ni Sunday school. Nge ntabwo nigezamo muri izi ministeri murimo ngo niho wenda ngo niho yanshiye iramfata iravuga ngo Zawadi ngo nkugabije ubwoko ujye ubabwira. Ahubwo hari bamwe muri mwe cyangwa bamwe muri bo banze kwera imbuto zikwiriye abihanye, irangije ifata ibuye ryibereye mu irigara, iravuga iti ntacyo ngucomokoye uri ku munwa, ntacyo uri ku kiroringa utarava aho ngaho uri, njyewe ndagufashe nguhinduriye Aburahamu mu rubyaro. Tuvuge amen, twongere aleluya. Uyu munsi rero ntabwo ari ukuvuga ngo nari mwiza, ni ku muririmbyi yavuze. Nge suko nari mwiza habe namba, n'ubuntu bwo Yesu yangiriye. Tuvuge amen cyane. Mwebwe muba mu mubiri ntimujya mu mwuka. Byonyine no gukandagira ukumva ko gakweto wumva ari ishimwe ry'Imana. Twarasenze iravuga ngo muzambara izihagaze, natubwira ngo muzambara izihagaze mu mibyizi no muri weekend. Ucyumva gakweto ishimwe ry'igendera, dushimye Imana. Aleluya, twongere aleluya. Ijambo ryatubwiye ngo twere imbuto zikwiriye abihanye. Uwacu arabaza ngo izo mbuto ni izihe? Ijambo rirasubiza ngo mu gihe uri umutambyi werejwe kuva mu bandi, utakiri mu kabare, utari mu kabyiniro, utari kunywa inzoga, utari gusambana, uri umuririmbyi, uri umukristo, waba uri mu misa, waba uri muri korari, waba uri mu badezami, waba uri mu baprotesta, waba uri muri ADPR, ukaba ufite titre y'ubukristo, uba wabaye umutambyi.
none imbuto zikwiriye abihanye Imana ishaka nizihe? Wowe mutabyi wateranye uyu munsi, nujya kwambara agakabutura uzambara agakabutura k'umweru, nurangiza urenzeho agakanzu nako k'umweru. Akamugondo kabe kera, ariko mama Divi wandwanye, akamugondo kere, agakabutura kabe kera, n'ikanzu nayo yere, ngo ibyo nibyo bizagufasha kuyora ivu ryakongowe, nurangiza ushobore kurirunda inyuma y'igicaniro. Seme amen, kongere amen. Ariko mundwaneho aleluya. N'ijambo ribivuze ntabwo ari njyewe. Dufite abakristo uyoboye mushumba rero, ubu nabenuye tayari. Abakristo tuyoboye cyangwa se abakristo twebwe uyoboye, twambariye ku makabutura sate, umukubita ijisho ukabona ikanzu irera, ariko agakabutura wahengereza wakenura ukareba ugasanga yambariye ku ikabutura y'umukara. Bishatse kuvuga iki? Iyo wambaye ikanzu yera ikabutura ari umukara, yo yamvura ijambo ryavuze ikavuga ngo kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru binshoboza kwera imbuto ashaka. Iyo mvura ikuguyeho birangira bitumye kagakabutura k'imbere k'umukara gatera itasha agakanzu k'inyuma keraga. Biba ariko abantu banyumva we, narimvuze ngo yagakabutura ari umukara, imvura ikagwa bituma n'ikanzu yari umweru igira ibyasha. Muzababona hanze twiganye, abo twasenganye, abo twakoranye, bari bambaye amakanzu yera, amakabutura ari umukara. Imvura iguye biteza ikanzu kwandura, mugasenga namubona ari umuririmbyi, mugahanura namubona ari umuvugabutumwa, ariko yatwibata nimugoroba agasambana. Iyi imvura iguye kagakabutura yari yarambariyeho gahita kagira irindi bara ry'umukara rigacuyukira mu ikanzu yari umweru. Mbese wari wambaye ikanzu yera nk'umukristo ariko agakabutura kari ubusambanyi, ejo bundi bamutera inda na ya kanzu yagaragara nk'ubukristo inyuma ukabona yanduye. Baranyumvise se? Barandwanyije. Mbese niba wari usanzwe ukanywa wihishe, ndi kuvuga inzoga, itabi, icyo wanywa, niba wari usanzwe ubinywa wihishe, inyuma tukakubona nk'uwambaye ikanzu yera kandi agakabutura k'imbere ari umukara, iyo imvura iguye bikaba ngombwa kumenamo nyinshi bakagukaragutura undi tungahe, urasinda na wa muririmbyi twajyaga tubona muri repetition tukabona ko yari yambaye agakabutura k'umukara. Mwanyumva we? Imana yacu ishaka iki? Imana yacu irashaka ko tubabera, kuko nayo yera. Ntabwo iduhamagariye kujya mu misa, ntiduhamagariye kuza muri ADPR, ntiduhamagariye kujya muri Zion, ntiduhamagariye kujya he. Icyo Imana yacu ishaka nuko twese tubabera, buri muntu mwitorera akaba uwejejwe muri ryo, maze warangiza ukareka kwiganyira ugahabwa imbaraga. Sifa kwa Mungu. Aleluya. Bongere aleluya. Yarandika amagambo meza, aravuga ngo nimba ari uko bimeze muri uru rugendo tutabimenya byose, twiringiye ko tuzabimenya, ariko dukurikije abatsinze kera intambara turwana. Nashakaga kubabwira ngo hari abantu baba baratsinze izi ntambara turwana. Burya nigeze mpura na kese bantumirira ahantu i Kigali kujya kubwiriza abadamu bubatse. Ndangije ndababwiriza, umudamu umwe arandeba azunguza umutwe, ati ibintu wavuze nibyo, ariko iki utabusya bwita ubumera. Zawadi wa muswa we, urambwira uko bafumbata umugabo, wewe wari wararana n'umugabo akakunoba yarangiza ngo hindukira dore mbese ibyo nibyo uri kwinyagambura utaramubona. Ubwo uwo mwana yari akubwira ngo ashaka kujya kwiga muri King David, wabuze na nayini ntiwoya, nese ubwo uri kutubwiriza ibiki? Mwakoze kumamagara muri iki cyiciro. W'iki Imana ishaka nukugira ngo twicare twicaje abantu, twicajwe n'abatsinze kera intambara turwana. Buriya ntacyo wavugana n'umuntu wamaze igihe imyaka ye yose atarakandagiye mu ishuri ngo aza kubwira ukuntu ngo ishuri ryoroshye ereramo, atazi uko basuspend, atazi uko utsinda ukabura yiri. Twaje uyu munsi gusenga, twaje guhamagara Imana, twaje kuvugana n'Imana, turi kugira ngo tugendere ku birenge by'aba
batubanjirije tuvugane n'Imana ivugiye mu batsinze kera intambara turwana. Tuvuge amen. Mwabarokore mwe murinzi niba ari byo wabwiye aba bakirisitu bawe, mushumba niba ari muyobozi wa gahunda, niba ari byo wabwiye aba bantu ngo sebe mbere yabo ababe ntabwo agakiza karyoha, haryoha ibyaha. Ahubwo ikibaho ingaruka z'agakiza nizo ziryoha, ingaruka z'ibyaha nizo zibiha. Gukizwa birabiha, sinzi uko nabisobanura. Njye ubibabwira ntabwo ari za nkuru mutazi, nje nabaye mu byaha ngirirwa umugisha n'Imana wo kuba mu gakiza. Nzi ukuntu ibibazo bikwica ukajya no gusenga ntivuge, ariko nzi nuko ibibazo bikwica wakomamo amabura abiri ukajya hayi ntiwibuke ko wanapushije maniga. Viye yatiyote wangu mbese bagasanga ngo kukiriyo ngo vuga ibyo uzi kuri muzengo wapi bana ngo viye ngo yari umuntu w'Idage ritereye aho meni. Kandi mbese nzi uko bimera gukizwa, nzi uko n'ubyaha bimera. Uzi wowe kuvuga siribana ugatutubikana, ariko umutima wawe ukaba uri kukubwira ngo nubwo uri gututubikana watsinzwe amasomo abiri. Ahubwo testifo enima ibyaha biraryoha cyane n'agakiza kakabiha cyane, ariko ingaruka z'ibyaha ni urupfu, ingaruka z'agakiza ni ubugingo buhora. Ikibi cy'ibyaha ni ukubibira mu mubiri nyine uwusaruramo kubora, ariko iyo ubibiye mu mwuka ukabiba ukijijwe, ukabiba mu gitondo imbuto z'ineza, ukabiba ku manywa n'ikigoroba, ukarindira ko zera. Abandi twiganye Makerere ubu ngubu ni abacamanza. Aba bose basambanye uhereye ku murongo barakabona. Ndi kubabwira ngo ibyaha biraryoha wana. Gusambana rimwe ugahembwa 800 se bitwaye. Ariko ingaruka z'ibyaha ni urupfu. Mba nicaye kuri vora ndi kuvuga ni ntacyo ubwo nize procurement nk'abandi umushoferi mw'abantu ibyo muri kwiga ubu ntabwo ari babwiye. Nese umuntu wize procurement na management buriye umushoferi, ubu dufite abantu bari muri civil bazarakiza bakaba agoronome. Barahari murinzi ibyo ngo ni civil ngo engineering. Uzajya umbwira niba ikigori bagitera bakoresheje metero buhine cyangwa ariko muri ibyo byose nubwo bimeze bityo, nubwo turushwa n'abantu, ariko mwanyumva binyuma, nubwo turushwa n'abantu twizera Imana yacu, mu ijuru tuzabonayo ibyo twizeye byose. Cyakoze muri iyi si wabona akazi, muri iyi si wakiga, muri iyi si washaka, muri iyi si wavuka heza, muri iyi si wakizwa. Icyo nkubwira cyo muri iyi si huzuye imiruho n'amahane. Ibyo dukeneye byose ntabwo duhera ko tubibona, ariko nyuma yo kuwa mbere, nyuma yo kuwa kabiri, nyuma yo kuwa gatatu no kuwa kane, nyuma yo kuwa gatanu, kuwa gatandatu no ku cyumweru, nyuma yo kuya mbere, nyuma yo kuri 20, nyuma yo kuri 31, nyuma y'iyo minsi yose hari umunsi mukuru. Titiwa ya show enima. Nyuma hari umunsi mukuru. Umunsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi, niringiye kuzabona ingororano yanjye. Nta kibazo. Nashakaga kubabwira ikintu giteye gutya, nabivuzeho na mukanya ntimwanya. Nubwo turushwa n'abantu twizera Imana gusa, mu ijuru tuzabona ibyo twizeye byose. Kandi nubwo abantu batwereka ko isi zaramba, hasigaye igihe gito izuba rikarasa. Ntabwo banyumvise. Hasigaye igihe gito izuba rikarasa. Icyamuye umunsi wa none ukabona byibuze umuseke utambitse, wamara kubona
ukiyizeza amanywa. Nubwo wari umaze igihe mu ijoro, nubwo wari umaze igihe mu gicuku, Imana ikurasira umuseke wayo. Ijambo ryarambwiye muri Zaburi ya 4 riravuga ngo tumurikishirize mu maso hawe, hatubere nk'umucyo witangaza, hatuvire nk'izuba. Tuvuge haleluya, twongere haleluya. Kandi twishimire uyu musaraba twagezeho. Twaje tubabaye bashumba, nari mbabwiye ngo twaje tunaniwe, tuza tubabaye, ariko tugeze ahantu niko umuririmbyi yavuze ngo nageze ku mwami Yesu none narabohowe rwose. Tuvuga cyane amen. Ariko sinajya kuvuga icyo ngicyo, najyaga kuko muri iri teraniro dufite abantu benshi bageze muri iyi nzira mbyite ku mwami Yesu, ariko ku mwami Yesu bahagera ari muzima, basanga yarazutse, batarageze ku musaraba. Ntabwo babyumvise. Bahageze Kristo yarazutse, ntabwo bigeze bakandagira mu gace ko ku musaraba ngo bamubona bamwe. Kandi ku musaraba mwiza abangaba ariko mwaba ndikubwira bashumba, ndi abantu yasanze yarazutse, akumva ngo hariho n'abahamya barungurutse mumba, ukavuga nshima Imana. Jewe n'ubundi nari narize nari sinzi ukundi muri kaminuza, bati Imana ihabwe icubahiro. Mbese nabarungurutse mumba, tukagira n'abandi urundi rugero rwibereye muri iteraniro ry'ubise ko Yesu yavuze rugafana wa kaminuza turi kwiga tamena inerivare yarishyuwe. Imana ishimwe kwibana amabwiriza himbazwe. Aba bantu iyo hagize akabazo kaba muri bwa buzima bama kabura ibyo kurya, muri bya bintu yiga akagira isomo atsindwa, muri ba bantu bagendana hakagira umuntu amuvuga, azaza mushumba ubona ari kurira gusumba wapfushije. Kubera iki? Yageze kuri Kristo atanyuze ku musaraba, kandi ku musaraba niho umuntu abonera abagabo 3 bakamuhumuriza. Dufite abakristo bariho ntahumure, kuko baguye kuri Kristo wazutse ntibamenya ko yanyuze ku musaraba. Ubanza ugira ku musaraba ukahabona abagabo 3 baragiza bakaguhumuriza. Kandi namaze igihe ndi kubwiriza abantu, ndabizi ntabwo habura musanzwe n'abantu banzi kuri YouTube muzi ko nkunda kuvuga icyo kintu. Njya mbwira abantu ngo ikimara kugera ku musaraba, umusaraba ni nka tuwani umupaka. Umusaraba ngo umuntu yuwugezeho fast uhita wabona abagabo 3 bakaguhumuriza, bakakubwira ngo nubwo wiga nabi, nubwo ufite ubwenge buke, nubwo uvuka mu bakene, nubwo uvuka ahantu mu cyaro, nubwo uvuka iyo batiga, wowe uzayiga yarangiza. Dore we muntesheje agaciro we, kandi mvuze ikintu n'ukuri kw'Imana. Mbese bakakubwira ngo nubwo promosiyo yanyu abazabona akazi ari mbarwa, muri iyo mbarwa urimo dufite ihumure twakuye ku musaraba, akakwitegereza akavuga ngo nubwo wowe bakubona nk'usuzuguritse, muri promosiyo yanyu ni wowe uzakomera, ni wowe uzabasha kujya imahanga, ni wowe uzagira akazi keza, ni wowe uzakomeza masters. Akakujogora mu bandi akavugana nawe. Ku musaraba niho umuntu abonera abo kumuhumuriza. Yebwiriza abantu bateye gutya babi, umunyabyaha n'umukiranutsi, ababwira ngo ubuhanuzi bwawe ni wowe uzabukorera n'ikihari bitasiyo, ni wowe uzabwiyandikishaho ubuhanuzi bw'urere. Mbese niba uri umunyabyaha ujya wicara ukavuga ngo bamanuriye ibitangaza nta mahoro y'umunyabyaha. Niba uri umukiranutsi uvuga ngo nubwo nta ndimi bavuze, nubwo ntawantunze urutoki, nubwo ntawambwiye, abakiranutsi bazakubwa neza. Sifa kwa Mungu. Twongere haleluya. Njye kakanya ndi kwivuganira n'abantu bakiranutse. Ikintu kibaho kiba ugomba gukora ngo igeze ku musaraba, wamaze kubona abagabo baguhumuriza, ngo uhite wumva n'umutwaro kuvuye ku mugongo. Yewe tuvuge amen. Nari mvuze ngo ugeze ku musaraba niho umutwaro kuva ku bitugu. Yego, ukumva uraruhutse, atari uko ibibazo byashize, atari uko intambara zashize, atari uko ibyari bikugose byashize, ahubwo ari uko wabonye uguhuhiramo. Ngo umugabo umwe witwa Yesu ajya kubambwa ari mu nzira n'ibindi bisambo, ngo niho yageze mu nzira kubitana n'uwitwa Simoni. Aravuga ngo nubwo uwo musaraba ntazawubambwaho, ariko zana nkuruhure. Ntabwo banyumvise. Nubwo uwo musaraba atari njye uzawubambwaho, ariko zana nguhuhiremo, byibuze bakubamba utavunaguritse. Iyo ugeze ku musaraba niho wumva umutwaro ukuvuye ku mugongo, kuko yageragejwe, kuko yababajwe, abasha no gutabara abarengana twese. Tuvuga cyane amen.
azi agaciro ko kuguhuhiramo, azi agaciro ko kukorohereza umutwaro, azi agaciro ko kugufasha kwikorera umutwaro wari ufite. Mbese dushimye Kristo ko yababajwe kugira ngo tuzishime. Twongere amen. Baradukomeje biranga, ndabyibuka naranasenderejwe n'ukuri kw'Imana biranga. Umunsi navuye gusenderezwaho hari akabare ko mwitaba, narazinyweye, twari muri enteri n'abandi bana barataha, nje nsigara mu kabare ko kwa Habiri. Mu gitondo kare kare ndataha na furari y'abakarismatike. Mu gitondo kare kare animatrice ati kuje ntimba wapa animatrice Imana zapanze ubusa. Wapi ntago zakoze. Mbese kandi mvuye gusenderezwa. Niyo mpamvu umwanditsi w'ijambo ry'Imana yaravuze ngo nta muntu wo kudukomeza, yaba pasiteri, yaba padiri, yaba mushumba, yaba mwarimu, yaba perezida wa korali, nta wagukomeza. Arangije aravuga ngo ahubwo kimwe cyo, aravuga ngo nta muntu wo kubakomeza. Hari ibyo twagerageje kubereka, twabashize ku gice murabatizwa, tubashira kumenya kuririmba, twabigishije kwambara murambaye, twabigishije guterana muraza, muza no muri kirite, ariko hari ibyo tudashoboye. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi. Mbese mushumba ntuzadukomeze, ahubwo ibisigaye dukomerere mu mwami. Nta wundi wadukomereza mu mwami uretse umwuka yaduhaye. Ijambo ryatubwiye iki? Ijambo ryatubwiye ngo twere imbuto zikwiriye abihanye. Niba uri umuramyi ubigaragaze, niba uri umukristo ubigaragaze, niba uri umuvugabutumwa bigaragare, niba uri tuzabibonera hehe? Tuzajya tugucungira ku gakanzu n'agakabutura. Muri uru rugendo nta madowadowa zemewe, bara n'umweru. Aleluya, kongere amen. Muri uru rugendo nta madowadowa yemewe, ibara n'umweru. Niba uzi ko wambaye ikanzu yera, ikabutura itera, imvura nigwa uzanduza iyo kanzu. Niba uzi ko wambaye ikabutura kandi yera, ikanzu itera, n'ubundi ni hahandi bizasigana amarangi. Dufite n'abandi baba batarazambaye ari imikara, ahubwo kubera kutamesa bikarangira ibaye umukara. Bundi iyo naba nambaye gute, imbere harimo akamugondo maranye nk'ukwezi ntamesa, uko byagenda kose nanuka, kabone naho naba nkaraba, ariko ntamesa kunuka byanuka. Icyo dushaka ni iki? Icyo Imana twayibwira ikadufasha ni ukugira ngo idufashe kumesa. Muririmbyi yaravuze ngo muri uru rugendo nkimara kumenya ko hari abambara ikabutura idasa n'ikanzu, kamenya ko hari abambara imbuto zidakwiriye abihaye, icyo ngushakaho ni iki? Managurwe hose mwa umuriro nibushaka, banatereye nabi namaze, ntabwo mba muri korali. Nari ndi kuvuga ngo tubwire Imana ngo mpanagurwe hose. Nushaka ukoresha umuriro, icyo mpfa ni ugukira ibyaha byarangiza bikarimbuka. Tuvuge amen. Kongere aleluya. Zamura ijwi cyane tuvuge amen. Naho ibibazo ufite nababwiye ngo muri iyi si ntabwo twabona ibyo dushaka byose, kuko niyo iguhaye kimwe igusigira ikindi kizatuma usenga. Dufite abantu benshi Imana yahaye amago ibasigira ikote ngo bagume hafi yabo. Dufite abo yahaye amazu yanga gushyiramo amakaro. Dufite abo yashyizemo amakaro ugasanga amazi babishyuza menshi. Dufite abo yahaye imodoka ukayishyuza. Haleluya. Imana igusigira ikizatuma usenga. Ariko hano tugeze muri uru rwego turimo, nandi kubasobanura ko umusaraba ari duwani. Urabona uyu ni umusaraba, nandi kubasobanurira aho umuntu yabirebye ahagaze. Imana ifashe mbivuge nkuko biri kuza mu mutwe. Garagendaga ninjye uriko kagendesha ubwo. Uyu ari umusaraba, umuntu yavuye mu isi araza ageze ku musaraba, abona abagabo batatu baramuhumuriza, baramubwira ngo nubwo unanutse uzabyibuha, nubwo uvuka haba uzakomera, nubwo iwanyu babyara bake wowe uzabyara benshi, nubwo iwanyu ari ingumba wowe ntibizagukurikirana, nubwo iwanyu basara wowe ntuzasara,
nubwo iwanyu tuvuge amen. Bamaze kumuhumuriza ngo ahita yumva umutwaro umuvuye ku mugongo, ngo arangije ahita akomeza urugendo rwe arenga wa musaraba. Kurenga umusaraba ntabwo ari ikosa, njya mbwira abantu ubu ndarenze umusaraba, abantu babizi nk'igitutsi. Kurenga umusaraba nta kibazo kibirimo. Araza umuntu warenze umusaraba agera mu ijuru. Ngo ageze muri rya juru agira amatsiko, muri kubona ko narenze umusaraba nkagera mu ijuru. Ntabyo mubona? Sorry nicaye hasi. Ageze mu ijuru amaze kubona ubwiza buriyo, ngo ahita agira igitekerezo cyo kureba iyo avuye. Ngo arebye iyo avuye hirya y'umusaraba, areba hirya y'umusaraba aho avuye, ngo abona mu isi n'umworera ngo w'umunwa w'ikuzimu wakamo umuriro. Ntabwo ririya ariko warigira uri mu isi. Iyo urebye hirya y'umusaraba uri mu isi, ubu tuba wawundi ukavuga ngo turi gusiganirwa aho dutegerwa, twitegeye ururembo tuza gutahamo. Ariko iyo urebye hirya y'umusaraba wamaze kuvaho umutwaro, ukareba hirya y'umusaraba wamaze kubona abaguhumuriza, ubona y'umworera, ukabona y'umunwa w'ikuzimu, ukabona hari kwakamo umuriro. Ariko hashimwe Imana, imbere y'umusaraba, imbere y'umworera hari umusaraba uteze nk'amaboko ngo gukize ngo utagwayo. Ntabwo nzi niba mubyumvisha, Imana imfashe ngasubiremo mukumve. Nari mvuze ngo hirya y'umusaraba hari y'umworera, ariko hagati yawe n'umusaraba harimo hagati yawe n'umworera harimo umusaraba uteze nk'amaboko ngo uva muri wa mworera. Nari ngiye kugira ngo dusenge Imana niba munkundiye, ariko dusenge turi kugushima ngo noneho Kristo wacu, turagushimye ko twakugezeho tukumva umutwaro kuvuyeho, kandi turagushimye ko washyizemo umusaraba ukajya hagati yacu n'umworera. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Tuvuge cyane amen. Twongere amen. Tugiye gusengana n'abantu bameze bate muri iri teraniro, tutitaye ku myaka umaze uririmba, tutitaye ku myaka umaze ubatijwe, tutitaye ku myaka umaze uhazwa, tutitaye ku myaka umaze muri leta cyangwa mu basaveri, tutitaye ku myaka umaze uvuga, ahubwo wowe witekerejeho agakabutura kawe gasabika. Tujya kubisenga gutyo umuntu agahita abona ku myaka amaze. Niba wibwira ko ikabutura yawe isa n'ikanzu, ukaba wibwira ko agakiza kawe kari ku rugero rushitse, reba ku mbuto wera. Nusanga utera imbuto zikwiriye abihanye, ukaba udashaka no kuririmbana nanjye ngo mpanagurwe hose mwami, ni hahandi Imana ishobora kuguhinganya n'ibuye igafata icyari ibuye kikakigira umwana wa Aburahamu. Ntabwo banyumvise? Kugira ngo dukizwe ijambo ryavuze ngo Imana iba yatanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Uratekereza izo ngabo ni iz'ingurube, izo ngabo ni iz'ihene, izo ngabo ni inka, cyangwa izo ngabo ni abantu? Izo ngabo ni abantu. Rero niba ubona warabisikanye n'umuntu ukizwa, umenye ko wabisikana nawe uri kugwa. Icyo narimbuze ni wowe ku giti cyawe ntawe ugukozeho. Wisuzumye ibyo wavuze, ibyo wanyweye, ibyo wariye, inzu winjiyemo, gato na rogi, hoteli n'utubare, ugate tumugondo twanyu ni umukara. Ahubwo ku giti cyawe utarebye ku bantu, Imana ibenuye ukareba papa sibe. Bakarira bagafashwa, Imana igakomeza ngo harimo umusambanyi. Ndavuga kuva ari nanjye mukobwa baragira ngo ni njye. Ndavuga mpe gupfukama hasi mu buryo bwo kuberaho se none ba wa mudamu wari uri kurira, amarira yamushize mu mazuru no mu maso yapfunye. Imana iratubwira ngo ngururiye ururaya, ngururiye ururaya, ururaya burundu rubuku. Tutimwa kwaka ku mugondo kawe ari umukara, kandi twari tubona agakanzu kaderi nyuma bitajyanye. Tikuri ingoma kwambara costume ntabwo bikigezweho, bisaba gucanganya tubaruka kagaragaza nk'usirimutse nyine mu kuntu burya birata nk'abantu mwe. Imyaka umaze uvuga indimi, imyaka umaze udushumbye, imyaka umaze muri korari, uko wakantona kose watitiza ijwi, warijegeza, warinyeganyeza, icyo dushaka nuko agakabutura kawe gasa n'agakanzu. Icyo Imana yacu ishaka nuko twese tubabera. Tuvuge amen. Twongere amen. Wowe niwe urisuzuma ukavuga ngo nshingiye ku byo nanyweye, ibyo nariye, ibyo navuze, ibyo nakoze,
ndi kubona agakabutura kanjye katari gusa n'ikanzu, kandi nshaka kujya ku rutonde rw'abari kwera imbuto zikwiriye abihanye. Hari umuntu uri mu iteraniro wisuzumye, niyo yaba ari igicumuro, niyo cyaba ari icyaha, niyo cyaba ari cyo wisangaho cyose, uvemo noneho ufashe umwanzuro mugarutseho sitongera kwisigira, ukazamura ikiganza tukisengera Imana. Niyo yaba ari umwe. Kubika umutwe, mw'abantu nk'ibintu byo kubika umutwe mbisanze inaha ni Kigali. Mumfashe tuba barokore, kwihana si ubuhanga, nta nubwo ari uguca mu bwenge, ahubwo ni ukwanamiza ukemera ko uri umunyabyaha. Ntawe ukubaza ngo wakoze ibiki, izamura ikiganza duhamagara Imana. Ibyo kundira mu mayobera kubika umutwe ntabwo urinzi mwegura imiti, ibitotsi ntabwo bije tujya ya papa sinkayigana. Hari ubushake Imana ikwiye muri izamura ikiganza cyo kubika imitwe tubireke. Twihanye bareba ibiterane byakubise, turarira turapfukuza. Niba nawe wanyweye inzoga tuharimo n'itabi, baze kujya imbere y'abantu bakubyaye ngo nanyweye urumogi n'umukobwa, zamura twisengera Imana ibyo wanyweye nawe ubikubajije. Ibyo kuvuga ngo bagukoze ku ibere cyangwa se ngo warasambanye nta kibazo, ibyo kubara ngo nindasika tureba n'icupa no kuba kujemo inda, ibyo kubara ngo ngo wikirishije kangahe nta kibazo, nishaka ibigihumbi icyangombwa ukora icyaha inshuro nyinshi Imana ikakubabarira. Zamura ikiganza twihamagarira Imana. Wowe wemewe uko umutizwe n'ibyaha, zamura ikiganza dusenga Imana, tuvuge ngo ibyaha byacu turabyemera, ariko tukugarutseho ntabwo tuzongera kuzimira. Amaraso n'ubundi ya Yesu yogeze nka gutya, abantu bari banduye imitima yabo. Nawe uyu munsi ntukererwe, ahubwo utambuke ukanguke. Zamura ikiganza cyane, ntugahine, ntudusenga Imana. Mbese undi wahagurutse we niba bitakugoye, yego gutyo muhaguruke. Nimwongere kudutebe, dore wakazamuye haguruke. Na babandi bari bari kuvuga ngo nukwihanira mu mutima, kwihana si ubuhanga, nta nubwo ari uguca mu bwenge, ni ukwanamiza ukemera ko uri umunyabyaha. Ntawe ukubaza icyo wakoze Imana irakizi, ntawe ukubaza icyo wavuze irakizi, ntawe ukubaza aho wagiye Imana irabizi, ntawe ukubaza umubare w'indi Mana niyizizi, aho ukubaza ntawe. Wowe ihagurukire uvuge ngo nshaka kugira ngo mpanagurwe hose Mwana. Mbese nta kibazo. Wese ninde wakwaza ngo wasambanye nawe nushaka burundu umupfubuzi cyo nuko wemeye gusambanya. Haguruka twisengera Imana. Haguruka. Twebwe turi kubana nk'uwanyweye kunywa gusa, yaba ari itabi, yaba ari inzoga, yaba zamura ibyo wanyweye byose birakureba. Tuze ko turi kubona waraye hatari banyu, haba ari muri gate, yaba ari muri lodge cyangwa muri hotel, nta kibazo waraye hano babizamuka. Haguruka twisengera Imana we. Ikubeshe mushumba. Nta kibazo zamura. Wowe niwite ngo turirimba nango twambara kimwe, ngo dusuka kimwe, ngo tugenda kimwe, umutima nibo bigucira urubanza. Zamura, nanjye nambaraga bikirima. Zamura. Haguruka twisengera Imana. Imyambarire yawe, wowe ugiye kuri mezire z'ipantaro yawe ukajya kuzishati n'ikoti n'ijipo, ukumva bigucira urubanza. Twisengere. Umutima w'umuntu niwe uzajya mu ijuru, naho umubiri w'umuntu uzabora. Ariko umubiri numara kubora tuzareba Imana. Kandi biri kugutera gukora ibyaha muri iyi minsi byirengagize, kuko imibabaro y'iki gihe ntabwo ikwiye kugereranwa n'ubwiza tuzagira. Aba ni abashaka imbabazi ku Mwami, ni abashaka kugira ngo ikabutura yabo ise n'ikanzu, bera imbuto zikwiriye abihanye. Mbese mu bantu bahagurutse bashaka kubona imbabazi za Kristo, hari mutari wamwakira? Mu bantu muhagurutse cyangwa basigaye bicaye, hari umuntu utari wakira Kristo? Nababwiye ngo hari abantu tuba tumaze igihe tujya gusenga, twarabonye Kristo wazutse, ariko tutarabonye abagabo batatu ngo baduhumurize. Mu yandi magambo, wamara igihe uterana ariko utarabona Kristo ngo umwakire muri wowe. Hari uhagurutse utari yakira Kristo ngo azamure ikiganza tumuhuze nawe? Mu bahagurutse hari urimo? Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana. Mushumba niwe uradufasha. Icyo uradufasha ni ukureba aba bantu, kubareba wicaye. Haguruka, muhaguruke, tugiye gusenga. Papa Sifa we, Imana ibaha umugisha. Tugiye gusenga muri ubu buryo, tuvuge ngo abantu bemeye ko ikabutura yabo itasaga n'ikanzu, bemeye ko bateza imbuto zikwiriye abihanye, ariko ubwo bakugarutseho ntabwo bazongera kuzimira. Mushumba baguhereze mikoro. Papa Sifa, udufashe gusenga Imana, usengera aba bantu bemeye ibicumuro byabo n'abatsinzwe n'urubanza bicaye, umwuka agenda akurikirana icyo ijambo rivuze. Imana ibaha umugisha.